Okay, reka turatangiye kandi turashima Imana iduhaye amahirwe nk'aya ngaya. Turimo turavuga imbaraga z'Imana no gukomera kw'Imana. Turimo turakora umurimo w'Imana ku rubuga kuri YouTube channel yitwa Prophet Nyemana Athanase. Rero turasaba abantu batureba yaba ari mu Rwanda cyangwa hirya no hino kugira ngo bakurikire iki kiganiro, ko tuzi ko hari imbaraga zikomeye, imbaraga zihindura ubuzima bw'abantu bari mu rugendo rugana mu ijuru. Turabasaba kugira ngo mukande subscribe kugira ngo natwe tumenye yuko muri kudukurikira. Rero Imana ibamugisha, tugiye kuganira kuri deba twise gukizwa n'ubuntu n'iki, cyane ko twamaze gusanga abantu muri misi ya none ntabwo basobanukiwe agakiza icyo ari cyo, ariko turashima Imana ko irimo twagura dusobanukirwa agakiza n'iki. Rero ndi kumwe na mwene data Nzimana Uziel, nanjye uri ahangaha nitwa Muhawenimana Paul. Turimo nyine tugiye kuganira. Mnyemerero abamambazi bacu, abamambazi ba mugenzi wacu, mukomeze mudukurikire kuko ijambo ni ijambo rifite imbaraga. Murakoze cyane, Imana ibamugisha, kumera cyane umuvandimwe wanjye. Imana ibamugisha. Yesaba umugisha. Okay, tugiye gutangira turifashisha ibyanditswe ku bantu bemera Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera byose turaryemera cyane ko tuzi neza ko ari amagambo yahumetswe n'Imana. Rero hari ibyanditswe byiswe na dusoma, dusobanukirwa ko tugenda tuganira, turi buze kugenda mubyumva. Rero mbere ya byose reka dusenga Imana kugira ngo Imana idushyigikire muri uno mwanya, kandi Imana dukoresha idasanzwe. Rero ndinginga mwene data kugira ngo asenge mu magambo makeya ngende dutangire. Urakoze. Dutangize n'ikiganiro cyacu n'isengesho twiragiza Imana, kuko niyo mugenga wacu, ntabwo ari imbaraga z'abantu twiringiye cyangwa imbaraga zacu. Rero dutangire dusenga dusaba Imana kubana natwe. Imana nziza, Imana ikomeye, urahirengeho mu gihugu cyo mu ijuru. Uri Imana itagisaza ngo yitwaze akabando. Uri Imana nziza, Imana y'imirimo n'ibitangaza. Uri Data wa twese mwiza, ndakubashye muri aya masaha. Nguhaye ikaze na karibu Data wa twese muri iki kiganiro tugiye kugira. Ngwino uba utubere umuyobozi nyiringabo. Ngwino Uwiteka mwami wacu, utwohereze Mwuka Wera aganze imitima yacu. Ntawe ari twe tuvuga, ahubwo wowe uri mu gihugu cyo mu ijuru uvuge muri twe, natwe tukubere mikoro ugaragare. Kandi Uwiteka nyiringabo, ijambo tugiye kuganira rizabe irikiza imitima y'abantu, ibikiza imitima y'abanyarwanda ndetse n'imitima y'abatuye isi, kugira ngo bizamenyekane kuri Imana ishoboye, bizamenyekane kuri Imana yihagije. Mbisabye Imana Data wa twese mu izina rya Yesu, amen. Okay, murakoze cyane kuba dukurikiye muri uno mwanya. Turacyakomeza gushima Imana yuko Imana ikitwitayeho, kandi nk'uko twabivuze kuri YouTube channel Prophet Nyemana Athanase, hacaho ibiganiro byinshi bigenda bivuga gukomera kw'Imana, bivuga imbaraga z'Imana, rimwe rimwe ducishaho ubuhamya. Rero turasaba abantu kugira ngo mukangurire bagenzi banyu mujye muza twige ijambo ry'Imana, cyane ko Imana irimo iragenda twagura ku buryo bugiye bwagutse. Munyemerere rero dufate ijambo gitabo cya Bibiliya, dusome ijambo 200 tubuze kwifashisha muri iki kiganiro cyacu, ko twavuze ngo gukizwa n'ubuntu, tubashe gusobanura ibyo. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riboneka mu Befeso ibice 2, tubuze gusoma umurongo wa 8 ndetse n'umurongo wa 9, twumve icyo Imana itubwira. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuze ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Amen. Manishimwe. Tugeze ku 9, aravuze ngo ntibyavuye no ku mirimo, kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Manishimwe. Amen. Tugeze ku 10, hatubwiye haratubwiye ngo kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Manishimwe. Amen. Iyi Imana yiteguriye kera ngo tuyigendere. Haleluya. Amen. Amen. Rero reka dusubiremo rimwe.
avuze ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirarira. Icumi havuze ngo kuko turi abo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, igihe Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe cyane. Amen. Okay, reka tange turabasuhuje. Tugiye kuganira kuri uyu murongo ugera muri 3 ijambo ry'Imana batubwira ngo twakijijwe n'ubuntu bwo kwizera. Twababwiye neza yuko tugiye kuganira ngo gukizwa n'ubuntu. Iyo wumvishe gukizwa wumviki, wumvishe gukizwa wumviki. Katuguha umwanya usobanurire gukizwa wumviki mu magambo makeya kugira ngo n'abatwumva babashe kudukurikira. Nk'uko mugenzi wanjye yabibabwiye, nitwa Nkundimana Uzziel. Rero ku kibazo umbajije ngo gukizwa ni iki, rero gukizwa ngiye uko mbifata bitandukanye nuko mbona abandi babifata, kuko nzi neza ko ivuge bwo gukizwa uko bifata wowe, gukizwa ngiye uko mbifata. Buriya abantu bajye bavuga ngo bavuga Imana, bakavuga Imana ya kanaka, bakavuga Imana y'abandi, ariko ngewe ubwanjye ndavuga Imana yanjye. Nkanjye Nkundimana Uzziel ndavuga Imana yanjye kuko nzi aho yankuye, kuko nimba nitwa umukristo muri iyi minsi nuko nzi aho navuye. Iyo utaza aho ujya ntumenye aho wavuye, ntumenye naho ujya. Rero ijambo gukizwa ni iki? Ijambo gukizwa ni impinduka iboneka ku muntu. Uyu muntu ya iteka iyo ikizakubwira umuntu wakijijwe ni umuntu uzaba yaragenderaga mu zindi, afite izindi mbaraga. Ni umuntu, ubundi umuntu ni iki? Umuntu aba muri pochette y'umuntu, uyu ugenda gutya niwe muntu w'imbere, uw'Imana yaremye. Rero uyu muntu ikizakubwira ko yakijijwe ni twabatuwe n'ubuntu kubwo kwizera. Hanyuma tumaze kubaturwa, Bibiliya irambwira ngo yasanze nigaragura mu ivata, irambwira ngo baho nanjye mbaho. Uyu munsi kubera ko nagiriwe ubuntu nkakira agakiza, ntabwo agakiza Imana itanga ikagurisha umuvandimwe. Oya, urimo uratambikiwe mbwira. Ntabwo agakiza gukizwa. Rero nyine ibyo ndi kukubwira ni mpamvu mubwiye ngo agakiza ntabwo kagurishwa, ntabwo kagurwa. Gukizwa rero ni umuntu wari uri muri pochette, upfa hakaza undi muntu mushya, bikagaragara bite ko yakijijwe. Rero niba ari umuntu wagenderaga mu byaha arahinduka. Apfa ryari? Dusubiremo, apfa ryari? Uyu muntu apfa ryari? Nuko bimbaza. Uyu muntu ikizakubwira ko yapfuye nuko niba yari umusambanyi yahinduka akareka ubusambanyi. Niki kimutera guhinduka? Wabyarinze abahabaye ikimutera guhinduka ni iki? Ikimutera guhinduka ni imbaraga zidasanzwe zaje kuri we zigatandukanya uwo ari we, uwo yari ari we mbere, zikahinduka akaba uwo ari we muri uwo munsi. Rero izo mbaraga zimuzaho ryari? Iyo yamaze kumenya icyaha kigapfa, ingeso za kamere zigapfa, nicyo kizakubwira umuntu wakijijwe. Ingeso za kamere iyo zamaze gupfa, rero uyu muntu atangira guhinduka. Iyo yatangiye guhinduka agahindurwa, niki kizica uyu muntu? Ikintu cyica ingeso za kamere ni imbaraga yakira zidasanzwe, ni Imana izitanga. Niko gakino rero, niko gakiza ku buntu. Ni Imana iguha imbaraga ziganza imbaraga wari ufite. Okay, tureke aho ngaho ubaza kandi kabazo. Imana nitanga imbaraga kugira ngo umuntu akizwe. Yes, niko bimeze.
nitanga imbaraga kugira ngo Imana itanga imbaraga. None se nje mu byanditswe byera Bibiliya irambwira ngo yasanze nigaragu atabaye Imana nakabaye ngwa muri ibyo nigaraguramo. Ariko kubera ko Imana ingizeho imfiteho umugambi mugari ngewe ntarinzi, niyo mpamvu yasanze nigaragura mu ifatira hamwe ngo nimpeho kubera vision yanjye ishaka kwizahinduka. None niba utubwiye neza yuko Imana ari itanga imbaraga kugira ngo abantu bakizwe, sibyo? Ari kugira ngo bari kugira ngo abantu bakizwe, kuko abantu bose badakijije. Bibiliya irambwira ngo hahamagawe benshi hitaba bake. Urugero ngo haye umuntu nahagarara ku gatuta abwira iteraniro, abantu bose siko bazumva ijwi avuze, siko bazumva ubutumwa avuze, ariko nta jambo Imana imanurira ubusa. Buri wese afite, kubera ko hari Imana nyinshi abantu basenga, kubera ko abantu bose baje muri iryo teraniro ntabwo baba baza muri ikintu kimwe, babaye baza muri intego imwe, u Rwanda rwagira amahoro bikagira umutekano. Ariko kubera yuko ku kibazo mbajije ngo kubera icy'agakiza Imana igaha abantu bose agakiza, Imana yashyize inzira ebyiri imbere y'umuntu, inzira mbi, inzira nziza. Buri wese itanga umudendezo ngo wese yihitiremo, hitamo ikikubereye. Nuhitamo agakiza uraberwa, nuhitamo kurimbuka nabwo uraberwa. Twifashishije ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana twasomye yatubwiye ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Abamama ndetse yakomora muratwumva ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo niki ni impano y'Imana uyiboguye. Nyine se urumva iryo jambo uri kuvuga ndumva ridasubiza ikibazo wari uri kumbaza. Ikibazo rero urandi kukubaza aha ngaha igisubizo kirimo nyine bivuga ngo ikiduhesha agakiza ni ukwizera. Bakeka uko yangaje muri batubwira ngo twakijwe n'umuntu kubwo kwizera, kuko nta kindi kintu cyadukijije kwizera gusa. Uyu munsi wa none ndizeye, munsi nyizeye wizera iki? Twizera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Egari ibyo bite biduhindura ku ki? Kuba abana biki? Abana b'Imana. Tugomba duhabwa kagakiza. Akimana iduteganiriza. Yes. None ku murongo wa kenda havuye iki? Niba ngo ntibyavuye kuri ku mirimo, ntibyavuye kuri mwe, ntabwo byavuye kuri wowe, ntabwo byavuye kuri mugenzi wanjye, ahubwo ni impano y'Imana. Iyi ni impano duhabwa n'iki? Duhabwa n'Imana. Nta nubwo byavuye ku mirimo. Rero uyu munsi wa none urebye ukareba abo tubana nk'abakristo b'imirongo na kangahe, cyangwa bitewe n'aho bimaze imisi ugenda wigisha, ubona abakristo b'ino misi bafata agakiza bati. Okay, agakiza bagafata muri iyi minsi twivanye ko ugafashwe, barimo baragafata nk'ibikino, bagira ngo ni ibintu bisanzwe. Bagafashe abenshi bafashe Imana nka mubyara wabo, kubera ko agakiza bumva ngo bariye, banyweye, baryamye, babyutse, bakumva agakiza arako byarangiriye aho. Impamvu ni iyihe rero? Impamvu nuko bataza agakiza icyo ari cyo. Yes, nuko bataza agakiza icyo ari cyo. Reka tubasobanurire muri makeya tubabwire agakiza icyo ari cyo. Iyo dushingiye ku ijambo ry'Imana uburyo ritubwira ko agakiza arabise twakijwe ku bw'ubuntu bwo kwizera. Ntibyavuye kuri twe ahubwo ni iki? Ni impano y'Imana. Uyu munsi wa none abantu bazi neza yuko imirimo bakora ari ibihesha agakiza, ariko tugira ngo tubatangarize turi kuri YouTube channel, ntabwo agakiza tukabura kuko twakoze imirimo, ahubwo agakiza niko kaduhesha gukora iki? Gukora imirimo. Kuko uwakiye agakiza, Mana ishimwe, uwakiye agakiza egare ahita hinduka. Yamara guhinduka bikamuhesha gukora iki? Gukora imirimo myiza inezeza Imana. Ntabwo imirimo ari duhesha kwakira iki? Kwakira agakiza.
rero hari abantu benshi bazi ko dukore kandi twitange dutange ibyacu n'amaturo dufasha abantu imfubyi ni byiza kubikora ariko kugira ngo batangare rimwe ntabwo bizaguhesha ntabwo bizaguhesha agakiza kizaguhesha agakiza ni ukuzizerera mu mwami gusa wamara kwizera ukizera imirimo y'Imana ukizera gukora kw'Imana ukizera ko Yesu yabyawe n'umwari Mariya agapfa ku bwacu akabambwa akajya ikuzimu akazuka mu bapfuye uyu munsi wa none ukizera ko ari muzima ukizera ko yahindura ibyaha byawe yahindura ubuzima bwawe yaguha icyerekezo nicyo kigaragaza agakiza nicyo kigaragaza umuntu wahinduwe nicyo kigaragaza umuntu wakiriye agakiza turifuza tubwira abadukurikiye muri uno mwanya kugira ngo tubatangarize neza yuko n'utari wakira agakiza birashoboka yuko umaze igihe kinini wizera ko ibyo urimo ari gukora agakiza wizera ko kuba ukubura mu rusengero ukora imirimo itandukanye kwa pasiteri cyangwa kwa padiri cyangwa hariho hose ibyo ari biguhesha agakiza rya mutangariza uyu munsi wa none niba utari wakira agakiza uyu munsi wa none utari wakira Yesu nk'umukiza wawe hari insengero nyinshi za Gikristo zigiye zikwegereye aho utuye aho uba ahantu ubona bavuga Imana urusengero rwa Gikristo ugenda usange umukozi w'Imana agusengere cyangwa nanone ahangaha niba ufite kwizera nabyo unyumva uyu mwanya wa none ntabwo ushaka kugira ngo upfuke amahuri tukwaturireho imbaraga z'Imana uyu munsi wa none wongere wakira agakiza umuririmbyi yaravuze ngo munsi mwiza nibuka nguna kwemereho yaravuze ngo wambere ubuhungiro nanjye nkizi byawe nishime uyu munsi wa none umunsi umuntu yakira agakiza umunsi umuntu ahindure mu buzima bwiwe ni umunsi udasanzwe ni umunsi utagomba kwibagirwa ni cya gihe wakira izindi mbaraga zidasanzwe nk'uko mugenzi wanjye yari kuyivuga ngo ni igihe wakira izindi mbaraga zidasanzwe ni igihe wa muntu wa kamera aba yapfuye hinjiyemo ubundi buzima uyu munsi wa none rero niba uri kumva iki kiganiro niba uri kubyumva uyu munsi wabyumva uyu munsi wazabibona ejo wazabona ejo bundi turabizi ko isengesho ryacu rigira imbaraga yaba none no mu gihe kizaza pfukama ukwizera uko wizeye kose tugusengera Imana turi gusa gukwaturiraho amagambo uvuga aho waba uri niba udashobora gushaka pasiteri natwe dufite ubushobozi mu izina rya Yesu tugiye kwatura amagambo tuvuga amagambo niba ushoboye kuba uri aho ngaho kubyumva upfukame tugusengera Imana vuga ngo mwami Yesu ndagushimiye cyane kuri Imana yo kwizerwa nta yindi Imana ihwanye nawe ndagushimiye cyane uyu munsi wa none maze gusobanukirwa neza yuko ngomba kwakira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye mwami ndagutumiye mu buzima bwanjye kugira ngo uzunyobore uzunganze uzutegeke mu izina ryawe nari cyaremwe gishya kubera ko nakiriye Kristo mu buzima bwanjye nari kure cyane nta byiringiro nari mfite nta nzira nari mfite ariko uyu munsi wa none mwamunyeretse inzira ngwino uganze mu buzima bwanjye ngwino uhindure amateka y'ubuzima bwanjye tukadusenga Imana ndagushimiye cyane gushimiye kuri mwiza gushimiye ko ushobora byose nta kibasha kurogoya umugambi wawe tugushimiye umwanya mwiza twari turimo turasengera abantu batari bagira umwanya wo kwakira Kristo nk'umukiza w'ubugingo bwabo abumva iki kiganiro abazacyumva mu myaka 10 abazacyumva mu myaka 20 tugira ngo dushinganishe isengesho zari rifite imbaraga uyu munsi wa none zari rifite imbaraga no mu gihe kizaza Imana ishimwe cyane unyemerera ijambo nyakubahwa urikikiza amaraso yawe ushize imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bazumva ikiganiro bazongere bahindurwe n'amaraso ya Kristo Yesu nakomeza kubana natwe kandi komeza kutugirira neza Imana ishimwe cyane amen turabashimiye cyane tubashimiye ko mwadukurikiye twari turi kumwe na mwene data Imana Uzeri reka nawe abashimire ngiye murakoze cyane Imana ihumugisha ku Mana turi kumwe amen turabashimiye ko mwaduteze amatwi umwanya wose twari kumwe twari turi imbere yanyu ntawe mwapfushije ubusa Imana ibabahera umugisha rero sinzi niba biri bukunde hakacaho hakaboneka umurongo bakabaha umurongo mushobora guhamagariraho ku buryo mwasaba icyifuzo cyangwa mwatanga icyifuzo bakabasengera cyangwa n'iki birashoboka dukurikije iyi channel prophet ya mugenzi wacu mwene data numva uko byasa kose ibyangombwa byose bikenerwa kugira ngo uhamagare cyangwa uvugane nawe
wamuhamagara yaguze n'abakozi b'Imana tukagusengera tukagusabira imbaraga z'Imana. Gusa icyo tubasaba mwibuke gukora subscribe kugira ngo tumenye ko muri kumwe kandi ngo dushyigikiye mutere umurimo w'Imana inkunga. Turifuza kwaguka, turifuza ko bigenda bikagera hirya no hino. Murakoze cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha.